uko waba usa kose, uko waba umeze kose, ubuzima uba ugomba kubufata nk'aho ari ubwo ufite ako kanya, kuko isaha n'isaha bwagenda. Ubuzima ni nk'igicu, burahinduka, ni nk'ako kanya, ni mu munota umwe. Nk'ubu nkanjye ibintu byambayeho ntabwo natekerezaga ko byambaho, kuko wari umunsi umwe nyine mbyutse nk'ibisanzwe, ngiye ku ishuri mu gitondo, ngiye guteka icyayi, uri kumva gaze niba ari fite, niba batari bayifunze neza, ntangiye gushyiraho umwambi, mbona birasa naho bishaka gutomboka, nzimye rero akambi nari nsigaranye mu ntoki, niko nataye hasi. Uri kumva nyine byahise biba nk'ikise nka bombe, itabiturika nyine ahantu hose. Ejo bundi 2023 nyine ubuzima butabihinduka ako kanya. Rero uko wameze kose, imbaraga zose waba ufite, ubwiza bwose waba ufite, kuko nanjye ntabwo nari mubi. Yego, ibaze nyine nk'uko umeze uri umukobwa mwiza, ukabyuka mu gitondo wibona ukundi.